kugira ngo abareyo ubafate baze ku kibuga match zose bashakire rutayizamu uyu ariko nabonye bateguza bavuga ko kuri match yabo y'uyu munsi ngo hari umukinnyi mushya ngo baza kubona ngo nta gaseke kandi biravugwa ko rwose ngo ashobora kuba ari umwataka ngo uremereye ntabonye babyandika kuri X yabo bateguza abantu match yabo y'uyu munsi bavuga bati rwose hari umukinnyi mushya cyane utandukanye se n'uwo batangaje mushya rwose no kuvuga ngo hari signing bafite batari batangaza ntibaramutangaza niba bitameze nk'akajugujugu agombaga kuzana umukinnyi tugategereza tugaheba ubwo turaza kumubona bagize bati kuri uyu wa mbere saa 12 kuri Kigali pere Rayon Sport irakina na Vipers umukino wa gicuti baye biteguye neza nabonye Vipers muri uyu mukino muraza kubona umukinnyi mushya n'akayemoji gapfutse amaso nitutamubona ubwo ni akajugujugu turamenya ko hari yabyita ngo muri RIB kwitwaza nari ubushukanyi bwambura niba ari ubuki ubwo ngubwo turazi bushukana ibintu ngibyo ubona ese ari nka Usman bari kurarikira abantu besha icyundi ibintu by'umutekano n'ubundi na Usman bari kuvuga ko baza kwerekana kubera ko nubwo tumuvuga ko bamusinyishije ariko Rayon Sport ku mbuga nkoranyambaga zabo baramutangaza ko yasinye urumva rero ari igihe twe tuzi nk'ibintu tukitwara nk'abandi bantu babizi urumva Rayon Sport yo ifite abafana benshi harimo abantu batabize wenda ko yanasinye hari n'abataba kuri izo mbuga nkoranyambaga kuko ibara ko abantu babimenye ari uko y'ubwayo ibyitangarije nibwo ivuga ko abantu babimenye ariko bino biba bikivugwa kuri yo aracyari umukinnyi utazwi mu bafana ba Rayon Sport aho hantu reka tute tuhajya mbesimbutse ya Bareke akagande banditseho mwakabonye bavuga bati tubasanyukide turabishimiye turabashimiye tubasanyukide bishimiye Vipers nyine byakoze akazi cyane kiri kitya Sami Asman ndi kumana gusinyira ikipe ya Rayon Sport bisobanuye iki kuri squad ya Rayon Sport no kongera effectif mu busatirizi kuko urebye kuba for umwanya ataragaruka nka Valeri Siri bafite nk'umwataka navuga wabatwaye wagerageje kumukorera mu ngata witwa Bedi ari kubitsindira etante setif yagakwiriye kwenda yaza kuba gihari bagakwiriye kuba bahumeka mu busatirizi Yves wabonye ko no kumugura byagoranye ntabwo ntekereza ko ari umukinnyi bizeye cyane wenda yabatungura akumwe Liverpool yaguze ubwo etike inyuma yo kubura Isaac ariko etike akaba ari kugerageza kwitwara neza wanareba n'abandi bataka mu busatirizi buhari ntabwo Bing Bero byigeze bikunda biraba ngombwa ko banamurekura bari batekereje kugura undi mukinnyi waba ahari mu gihe for nganya dahari kugura Rasman navuga ngo no kugira ndi mahitamo yandika umutoza mu gihe Yves bitakunda for nganya ataragaruka babe batekereza ko uyu Asman ashobora ko yaza wenda akaba yabatwara mu gihe bategereje rutayizamu wabo bizeye transferi Axel hari imbere abarimo transferi ya Bareke yishwe n'iki ku munota wa nyuma kuko abareyo bose bari biteguye ko Bareke aza kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport nta makuru yandi ndani mfite gusa ntago bitandukanye cyane n'ubundi nibyo bisa nkaho byari byabaye ku bandi bakinnyi bifujwe na ikipe ya Rayon Sport n'ubundi ahangaha hari abimbere bamwifuje muri ekipe ya Rayon Sport muri za nzego n'ubundi zirimo abandi bose nkaho bamushidikanyaho kandi bari mu bafata ibyemezo birangira nyine baganje aribo bagize imbaraga n'isoko leta ribafungira na timing birangira bipfuye gutyo ku munota wa nyuma urumva Rayon Sport bafite akazi gakomeye basiganwaga n'amasaha bagira ngo barebe ko basinyisha uyu Asman turi kuvuga ndi kumana ubwo urumva bari kuvugana n'umukinnyi nka Asman bari kuvugana na campaign mu aja bakongera bakavugana n'abantu bo muri TP Mazembe ndetse na Jean Tos Bareke bakavugana n'abandi bantu bashaka gushyiramo ko hari izindi transfer bashaka gukora mbere yuko zifunga urumva rero byose ntabwo byari gupfa gukundira rimwe nka Bareke bakubwira ko bari baragerageje kubikora bucece hari umuntu yigeze amenya ko Rayon Sport kuvugana na Bareke Jean Tos Bareke byari ibanga byasaga naho ari surprise bashaka gukorera abafana b'ikipe ya Rayon Sport nkuko bari kuvuga ko uyu munsi hari ariko ngira ngo twabimenya uko bipfuye byishwe nuko rero ibiganiro bya Rayon Sport na TP Mazembe na Bareke byapfuye ku munota wa nyuma wenda iyo baza kuba bafite nk'indi minsi 2 bashobora kubigarura ku murongo kavuga bati wenda twaguhaga ibihumbi 2 by'umushahara we wifuza 5 reka byibara tuguhe 4 ariko uwo mwanya kongera kumubwira ngo reka tuguhe 4 niko n'isoko ryariho rirafunga so mu kisanzwe urumva byonyine ku muntu wasogongeye championnat ya Tanzania kuza mu Rwanda umukongomani w'indani aba bisabanga banza bitekerezeho cyane
bivuga ngo ntabwo ari umuntu wadiringa mu masaha 24 bagiye ku isoko batinze bamutekerejeho batinze kuko Bing Bero batekereza ko azababera mwiza birangira bidakunze aragenda bari bafite iminsi mike cyane yo kugura rutayizamu ukomeye nka Bareke kuko Bareke apari yo kuba nari ntizanyo ya Mazembe muri Tanzania yanasogongeho mu Barabu amafaranga yo wamuha abatekereza ko ari n'ahandi yabona arenzeho kuko kuza gukina mu Rwanda bayumvaje gukina ku rwego ruri hasi yaho yakinaga bisaba rero kumukonvenka n'amafaranga kandi ufite n'umwanya noneho iyo muri club harimo n'abantu batari kumwemera bihita bidindiza ibiganiro muri uyu munota dusigaranye genda ashaka kubabaza ikintu kimwe ku ikipe ya Rayon Sport isoko ibere Rayon Sport ifunze isoko ihagaze bwuma ntabwo umuntu yavuga ko ari bwuma kubera ko mu bibazo yari ifite ikibazo cya myugariro wundi waza aho bamubonye n'iyo Sudiane bari bafite ikibazo cya rutayizamu wundi waza nawe umuntu yavuga ko bamubonye Ndikumana Asman ariko bamubonye ari umukinnyi mu by'ukuri umaze igihe adakina abantu rwose bamuzi bambwiye ko amaze iminsi ibera iyo za Nyamirambo akatakata za Gatsata nta kipe afite mu by'ukuri urumva rero umukinnyi utari mu kibuga rimwe na rimwe ntabwo nyine bari mu kibuga no mu mutwe hari n'iyo usanga ari gukora ibikorwa bitajyanye n'umusportif wanyawe ukina ko iyo umuntu akina hari ibyo yirinda iyo utari gukina rero rimwe na rimwe ibyo kubyirinda biragora hanyuma uyu Ndikumana abantu bavuga ngo yakinye ngo muri Libya mwabantu mwe na za Chypre muze kuzana ikipe yakinyemo kuko iyo urebye usanga nyuma yuko muri Kiyovu asinya muri Kiyovu bikanga kubera kutamwandikisha ahantu wenda yaba yaragiye ni muri Turkiya iyo kipe iragaragara kuri transfer market urumva ariko ibintu bya Libya na Chypre uretse kuvuga ngo yakinye muri Libya ariko umuntu ntabwo yakubwira ngo muri Libya yakinaga muri ikipe ni Al Hilal ni Al Nassr kandi wemera ubonye iyo myaka tuvuga ngo yakinaga muri Libya rero niyo Asman yari Kigali ni umukinnyi mwiza atansiyo ni umukinnyi mwiza wanahamagaye mu kipe y'igihugu wabaye MVP wa saison muri cyagiye cya Boma muri twari igikombe yarimo no muri Aigle Noir yarimo ikipe ya Rayon Sport ubuntekereza ko abareyo bimwe mu byishimo bafite ni ukubona Yusu na Fanganye bururutse kuri aeroport bageze Kigali kuko ya Kigali kuko bari bamaze iminsi bibaza batese farazaza Yusu azaza bizagenda muri iki cyumweru irabaye muri iki cyumweru ariko abavandimwe natwe badufashije kuko twe tumaze kwanonsa igihe bazazira muri iki cyumweru hari n'igihe ifoto yasohotse rwose bari mu mbere kwishyiramo ariko ibintu ngo rugangura bavuga ngo ibintu ruvanga bavuga ngo babikura he ubuse nk'uko bataje twe twavuze ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 bidapfa bidapfuka bazaba bahari niko baje mu rukerera natwe badufashije byatumye abantu baduhiye credibility ariko birumvikana impamvu baje ngira ngo nuko Rayon Sport yakemuye ibyo yabagombaga byose hanyuma inabahemba kwezi kwa 6 n'ukwezi kwa 7 ibaze ko hari abakinnyi ubu ngubu bari mu myitozo batarahemba kwezi kwa 7 ariko Fanganye na Sudiane bo kugira ngo basabye ko ukwezi kwa 6 n'ukwezi kwa 7 batari no mu kazi batari mu kazi ariko urumva Rayon Sport yagaciro bariko bo basinye ane civile amezi yose igihe abandi bagiye basinya amasezo Axel ntabwo bishobora kuza guteza tutararenga aho ngaho nishobora guteza umwuka mubi hagati y'abakinnyi kuko burerega ikibazo cya football nije collectif ntago nakina mugenzi wanjye afite ikibazo ngo tuzahurize ku ntego imwe mu kibuga ntabwo ushobora kuza guteza ikibazo ngira ngo ikibazo cyo ntago cyabura ariko ngira ngo nk'abayobozi nabo ibyo byose baba babizi kuko n'abantu bamaze igihe muri uyu mupira ushobora gukora geste nk'iyo ngiyo ariko nabo mwari musanzwe mufitanye ikibazo niko navuga ukagira uburyo ubatreta cyangwa se ubegera mu gushaka gukemura ibibazo byabo niba ari amezi runaka wari barimo ukavuga uti wenda ndaba mbahaye kumwe ukagerageza kubaganiriza ukagerageza kubaha agaciro ukabegera kimwe mu bintu byagiye bisa nkaho biregwa cyane ubuyobozi bwa Rayon Sport muri iki gihe basa nkaho bari mu bibazo bavuga bati abayobozi ntitubabona ngo tubagezeho ibibazo byacu ntibaza mu myitozo ntibagaragara mu myitozo ariko ngira ngo ubwo bahereye kuri ibyo ngibyo bakemura n'amafaranga ari ikibazo bakaba baragezeho wenda aho bayakura wenda baraza no gukemura n'ibindi byari bitarakemuka ngira ngo kugira ngo batangiye bazademare shampiyona n'imikino bazitabira nyafurika bari tayari bameze neza kuko muribuka ko zimwe mu ntego Sami ikipe ya Rayon Sport yari ifite barebaga umukino wa Young Africans ariko ari amafaranga yaraje amera haguye mu mazi ibibazo byari byinshi bavugaga bati tugabanye imyenda tutinjira mu mwaka mushya abakinnyi tubafitiye ibirarane kuko muribuka ko gukomeza kwigizwaho kwa shampiyona buriya byabarishije n'abamakipe menshi
noneho bakanavuga bati no kuri rekiritoma duse n'abatacingaho tugire ikintu tugabanya bagira umwaku haziramo ibibazo bya robertinho bati batari bapanze murishyura uko byagenda uko ariko kose ntabwo bari babipanze imibare ibirapfuye ngo zababarishije nabi bakubwira ko Rayon yabaye kuwa gatanu ariko amafaranga nka miliyoni 20 bavanyemo kuwa gatatu nta kintu cyari gisigaye kuri konti muri izo miliyoni 20 kubera ibibazo zasanze muri Rayon Sport kuwa gatatu mu ijoro ryo kuwa gatatu byari byarangiye agenda kashize bakuri mu rugo ufite agakayi ko kwa murokore ufite minervari kabikubise bibikoye bishyura bedi bishyura rushema Chris bishyura abandi bose bajya kubona amafaranga arabashiranye bari bafite amapromese kandi amafaranga yo muri stade kuyabara biba byoroshye buri wese aba yareba stade akahita baramo amafaranga batagomba kubona wamubeshya iki stade yabibonyemo abantu na Rayon Sport yijya kubwira umukinnyi namuga ati ihangane nyuma ya Rayon Day buri kintu cyose ihangane nyuma ya Rayon Day n'abakozi basanzwe b'ikipe bavuga ati mwihangane nyuma ya Rayon Day bavuga ngo Rayon Day irangiye icyo kwishimira nuko byibura ibibazo bimwe biba bikemutse nicyo wabyishimira n'ubundi ntabwo wabika amafaranga ibibazo bigihari biba bikemutse ubwo rero niho hakemukiye ibi bya Isudiyanyi ndetse na Faringanye nka Isudiyanyi umuntu yavuga ko ni boost nziza cyane ku mutoza Lotfi warukeneye mu defenseri icyambere cyo rakeneye umukinnyi usanzwe muri Rayon kuko Rayon turi kubona ubu ngubu ni Rayon nshya ni Bayisenge mushya ni Rushema mushya ni umuzamu mushya ese Mabure byararangiye I mean Mabure myugariro Sabimana ntibirarangira ntabwo birarangira perezida yakomeje ku rwose ntabwo birarangira ngo baracyari ko discipline yajya ku murongo urumva ino kubaka miliyoni 11 kugira ngo wenda babone ko byarangira eshanu bamusigayemo za rekirito mu mwaka bamusinyisha n'imishahara kimwe cya kabiri cy'umwaka amezi 6 ahembwa miliyoni 1 ubwo ni miliyoni 6 gushyira eshanu 11 kavuga ati ntayo twaguha twakemera tukakugumana urangwa babyibura uhembwa gusa urumva reko wayi Mabure bitarakemuka nk'umudefenseri wari usanzwe muri Rayon bakafite Rushema na Emery bashyashya bari bakeneye byibura Yusu umenyereye Rayon Sport defenseri umuhanga axe ya Yusu na Emery zaba ari sawa cyane ni divi zaba ari nziza byatuma na Emery yongera kuza ku rwego rwiza kuko tumuzi nk'umudefenseri mwiza ariko nanone kumushyiraho bakabange abo barushema bakiri bato hari uburyo nyine abona ari nawe hari stability hari ukuntu wiyumviye uri kumwe n'undi mukinnyi uvuga ngo arahari mwiza ukomeye ariko nk'uyu Yusu banavuga ko rwose agomba kuba kapiteni ariko ndavuga ni ukuntu yayikoroze kapiteni ukorogana igitambaro barakemuha we agomba kugihabwa ariko uburyo ajemo bishobora gutuma nyine atagihabwa ariko n'umudefenseri mwiza babonye ubwo wenda nka Faringanye we bavuga ko ni rehab ni gahoro byibura nka nyuma y'ukwezi n'igice nibwo azatangira imyitozo full bari kumwe n'abagenzi be umuntu yamutegerezaho mu kwa 11 nibwo azatangira gukina ariko rero nagaruka atangiye gukina turatubigaruka yo kubataka azaba agiye gukemura ikibazo cy'ubusatirizi bivuga ngo na siporo uburyo bimeze ibonye byibura umukinnyi umwe muzima ubona isa n'ibikemutse kugira ngo abareyo ubafate baze ku kibuga match zose bashakire rutayizamu